Bahanga mu by'imitekerereze ku isi bamaze kugaragaza inshuro zitari imwe kandi zirenga imwe zigaragaza yuko byibura buri muntu wese uri ku isi afite amahirwe cyangwa se nawe ashobora kuba ari umwe mu bantu afite uburwayi bwo mu mutwe. Gusa siko nkubwiye, nta nubwo mbikwifurije. Gusa ibi ngibi biragaragara aho bavuga yuko ngo 80% by'abantu batuye isi yose bashobora kuba bafite uburwayi bwo mu mutwe. Gusa benshi muri bo ndetse n'umubare munini muri bo ntabwo babizi ko babifite. Gusa batekereza yuko ngo umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ari umuntu uba wasaze. Gusa ntabwo ari ko kuri. Umuntu witwa ko wasaze nicyo gice cya nyuma cyo kuba umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe. Uwo nuwo biba byarenze ku rwego rudasanzwe. Ubwo bishatse kuvuga yuko twese ubwo burwayi ushobora gusanga tubufite, ahubwo icyo turushanwa ari ikigero biba biriho. Abasaze rero nuko ngo bashobora kuba ari uko baba bageze ku cyiciro cya nyuma cyabwo bikaba byeruye burundu. Njye ndiyonora ikiganiro cyo nimenya byinshi gushima kubukurikira. Ibi ngibi bigiye kuza bitugaragariza neza impamvu zirenga 10 zigaragaza umuntu ufite ubwo burwayi bwo mu mutwe. Icano yanjye ni ingenzi muvuga mumenye nk'ubu ngubu buvuga ku buzima bwacu. Ubumenyi buduhugura tukamenya buri kimwe ku buzima bwacu kitari ngombwa ngo tujye kwivuza. Gusa niyo biri ngombwa mu byegeranyo nk'ibi ndabikubwira, gisoza nkubwira inama ndetse n'ingamba zafatwa kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi byirindwe. Mushimira kuba nkurikira icyo usabwa nukumva ikintu kugira kirangiye tukaza tukarebera hamwe izo mpamvu zose zishobora kuba zagaragaza umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. Amaherezo udasanga nawe urimo kandi ukaba uri kubyihererana bikazarangira biguhitanye. Ikimenyetso cya mbere gishobora kuba cyagaragaza yuko umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe, ikimenyetso cya mbere nicyo bita agahinda gakabije cyangwa se kwiheba kenshi. Iyi ni imwe mu mpamvu nawe ubwawe ushobora kuzareba ukibonera cyangwa se ukanayibonaho, ntabwo bigoranye. Impamvu ya kabiri cyangwa se ikimenyetso cya kabiri ni impinduka zikomeye mu myumvire ndetse no gutekereza, nko kugira ibitekerezo bitari bisanzwe mu mibereho yawe. Ibi ngibi mu gihe byabaye mu buryo budasanzwe nabyo byaba bimwe mu mpamvu zagaragaza ko umuntu afite icyo kibazo cyo mu mutwe. Ikimenyetso cya gatatu ni ukwiyongera cyangwa se kugabanuka k'umunezero umuntu yahoranye mu mimerere yiwe, aribyo bita mood swings. Ibi ngibi nabyo mu gihe ngo byakubaho bitunguranye ukumva nta kintu uzi kiri gutuma umunezero wawe ugabanuka cyangwa se wiyongera ukabona wishimye nta mpamvu, ibi nabyo wenda byazakuburira ukamenya aho wibarira. Impamvu ya kane ni ukuganiriza abandi gakeya cyangwa se kwikuramo withdrawals. Ahangaha ni nko kwigunga n'ubundi, aho ushobora gusanga umuntu mu miterere yiwe nta muntu babaho sociables cyangwa se nta muntu bajya baganira, nta n'umuntu bahuza na gato, ugasanga ahora yiguze kandi nta mpamvu nta n'umutima mubi mutera. Ibi nabyo mu gihe abibonye ku muntu ukabimwumva se cyangwa nawe ukabyibonaho, uzatangira umenya ati ibintu byankomeranye. Ku mwanya wa gatanu turasanga umunaniro udasanzwe ndetse no kubura imbaraga. Ibi ngibi nabyo bishobora kuba byamwe mu mpamvu zituma umuntu aba yaba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe gusa atabizi. Niba nabi ngibi bijya bikugaragaraho, uranyumva kugera icyegeranyo kirangiye kugira ngo tuze kumenya n'ingamba zafatwa cyangwa se tumenye aho twabariza nuko twabigenza mu gihe ibibazo nk'ibi ngibi tubyibonyeho. Icyo usabwa ni ukuguma hano kugera icyegeranyo kirangiye. Ku mwanya wa gatanu turaza tuhasanga kuba wagaragaza ikimenyetso nk'ibibazo byo gusinzira, kuryama cyane cyangwa se kuryama gakeya. Ibi ngibi nabyo ngo byamwe mu mpamvu zagaragaza yuko umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe, mu gihe asinzira bitunguranye, agasinzira cyane adakanguka vuba cyangwa se akaba atajya abona n'ibitotsi. Impamvu ya karindwi cyangwa ikimenyetso cya karindwi ni ibitekerezo byo kwiyahura cyangwa se kwisibanganya. Ibi ngibi bivuze yuko umuntu byibura agize icyo gitekerezo cyo kwiyahura, sasa uburwayi bwo mu mutwe waba ufite, nujya umubona uwo muntu uzajya umenya ati kuba atarasana nuko bitererura naho ubundi uburwayi bwarabo bufite. Ku mwanya wa 8 ni ukunyuranya mu myitwarire cyangwa se gukora ibintu bishobora kuba byahangayikishije abandi. Ibi ngibi bivuze yuko byibura mu gihe uzajya ubona wa mwana ukora ikintu gitandukanye n'icy'abandi se, cyangwa mu gihe bamwe bari kwicara bagahaguruka, mu gihe bamwe bari gusohoka bakinjira. Izi ngo ni zimwe mu mpamvu neza zigaragaza uburwayi bwo mu mutwe. Ku mwanya wa 9 turasanga ibibazo by'imirire cyangwa se by'imibanire n'abandi mu muryango ndetse n'inshuti. Izi zose ngo ni imwe mu bimenyetso byagaragaza yuko umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe. Umwanya wa 10 cyangwa se ikimenyetso cya 10 ari nacyo cya nyuma ni ugukoresha ibiyobyabwenge, inzoga cyane cyangwa se
gukoresha ibiyobyabwenge byose bitandukanye mu buryo butari busanzwe. Ushaka gusanga umuntu arasanzwe abikoresha ariko none hatangiye kubikoresha no mu buryo budasanzwe. Icyo ni ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko afite uburwayi bw'umutwe. Nge nari Honore, nizere yuko ntawe nteranyije cyangwa se nizere yuko ntaguteye ubwoba ku bw'ubuzima bwawe. Kanze nkubwire noneho ingamba zafatwa se cyangwa intambwe ku ntambwe yuko ugomba kwitwara mu gihe ibimenyetso nk'ibi ufite, ndetse n'uburyo ibi ngibi bishobora kuba byakemuka mu buryo bworoshye. Icyo nkushimira cyo ni ukuba twumvanye iki cyegeranyo kujya kirangiye, nkaguha amakuru nk'aya ngaya y'ubuzima ahandi wayasanga. Abandi baza batubwira iby'amateka y'aho tutazi, ariko njye ndicara nkaza nkakwigisha ngasobanura buri kamwe ku buzima bwawe kugira ngo ukomeze kubaho neza.